buretse gato tujyane neza yari ari mu cyumba cye n'umugore we bari gukora imibonano mpuzabitsina bifata amashusho zana itegeko rivuga ko icyo kintu ari icyaha rigihana urarizi ntaryuze nabonye hari n'abari muri kuri izi mbuga nkoranyambaga batangiye ngo bamujyane muri Rwanda Forensic Institute babanze bamupima ibiyobyabwenge ngo banze bamujyane bamujyane muri rehab ngo abandi bashaka abanyarwanda mwabaye mute banyarwanda twabaye dute kabisa reka nanjye nishyire mu twabaye dute cyambere gishoboka byo byarabaye amashusho yagiye hanze akeneye ubutabera ikintu cyambere nge nakubwira akeneye ubutabera kandi namara kubona ubutabera bizarangira ni ibintu bimaze iminsi niya mpano yagiye atambuka no mu bitangazamakuru byinshi ari kugenda bivuga yego ibi bintu rero uyu musore bita Pazo yamaze gutabwa muri yombi ribu iramufite yego ribu iramufite uyu Pazo yabanyeho na ya mpano babana mu nzima yego banakoresha telefone imwe bivuga ko ari nawe muntu wakoreshaga imbuga nkoranyambaga za ya mpano yego n'ama email ya ya mpano niwe wari ariko uyu mupazo ariko igihe ya mpano yaje kubyukira agiye kureba niba Pazo yatashye yasanze Pazo agihari arabyihora arapfusha nko ku munsi w'umuganda agira gute none agiye kubona ngo nimugoroba hageze Pazo ahamagara umushoferi wajyaga batwara araza aparika imodoka Pazo ashyiramo varize n'ibindi agenda adasize ya mpano n'umugore byose arigendera nyine nk'uko akunda umuntu agenda nk'uwivumbuye cyangwa utishimiye kavuye ahantu ibyo rero nuko byagenze papa nyuma y'iminsi 2-3 batandukanye ya mpano yatangiye kubona ambwira ati do yatangiye guterwa ubwoba nyine ngo bya amafaranga ari yamuhaye ibuka ko nayaga ikibazo cyari yakigejeje kuri ribu ntubyibuka ubu rero uyu Pazo ahise agaragara nk'ikibazo mu bantu ahise agaragara nk'umunyeshyari genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona Serikali ko umeze neza cyane wowe dukurikiye umunsi ku munsi waba uri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwese turabasuhuje cyane kandi tubashimira uburyo mutwereka ko turi kumwe muri ibi biganiro byacu umunsi ku munsi nitwa Gakire Samu n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media naho wadukurikira wadusangayo hose ubundi tukabana umunsi ku munsi mu makuru tubagezaho cyangwa se mu biganiro tuba twabateguriye turagarutse no muri Sempa uraho neza yes ndaho Samu ndaho cyane ndakomeye womeze ute nanjye ndaho ka gripe kari kugenda gake ariko komeza uhanyanyeze naje gusanga nsanga ko gripe wagira ngo ni sezo yayo ubwo kaje nyine yo kaje karataka nta kundi ubwo nta kundi abantu bose nagiye kwivuza bya Kinyarwanda bino wagiye kwivuza bya Kinyarwanda nka gute buriya kwiyuka buriya sauna bino bya sauna na kera byahozeho byahozeho ariko mu buryo butaruwo ahubwo si by'ubu biha imbaraga nk'izi bya kera bakoresheje ikarata n'ibiki byose harimo ya nturusu bita maideni cyangwa ikarata bagakubitamo ikintu bita umuravumba bagakubitamo n'ibindi byatsi ku buryo uriya mwukuza uzibura ukakuzibura nabiherukaga ejo bundi muri covid muri ntuza rero muri sauna ho nasha je sinjana wenda gake njyanjamo niyo nicayemo nta kintu numva hago nyine wumva ko basizimwe ibyatsi ntacyo cyakoze ejo nagiye honda bisaba ayi imiti bashyiramo y'urwaye gripe haragati ngo bashyiramo hari ibyo bongeramo yego ariko ni imiti ya kizungu ukagira ngo ni inturusi erega niyo mpamvu nanjye ari nkubajije
ngo wivuje ute ngo bya kinyarwanda gutyo so urabyumva nabyise kinyarwanda kuko ni ukwiyuka ugaswetinga bariya abantu bakunda kujya muri sauna mu buryo bumwe cyangwa ubundi ifite ikibafasha nuko bimeze ubwo nawe watekerezaga ko byenda ari kirubuze kugufasha ariko wabonye ko kugira ngo igufashe hari izindi ingredient bagomba kongeramo zavuye ahantu kugira ngo ufashwe urabisaba ukavuga ati munkiriremo akantu buryo ndibuze byibuza gukurura nkumva hari ukundi bimeze yego sepa turi kuvugana rero ngira ngo ejo twakoze ikiganiro kuri nyakwigendera mu Clement yego umubiri we umaze kuboneka byari ndiko turi kuvuga buriya hari iminsi umubiri w'umuntu waruhamye umara kugira ngo urerembe hejuru bitewe naho yaruhamye yego iyo hataje mu bya bindi ko turi gutekereza by'amasayo ibikoko byakuribyarira umubiri mu mazi yego deja rwose biba bikunda buriya ngira ntinyamazi buriya ntinyamazi inyamazi kuko buriya ngewe nize mu wa mbere segonderi nize ku nkombo kagira inkuru ariyo transport nkoresha yego kandi unayatinya amazi ariyo transport ni ukuvuga ngo niho twanyuraga nta yindi nzira nkombo ni ikirwa yariyo nzira yonyine kandi na n'ubu ndatekereza ko nta yindi iraboneka nta yindi iracyari yayindi nuko ubu byaroroshye ubu nyakubahwa perezida wa repubulika harimo amato yabahaye ubwato bunini twe twahakoreshaga aho kwambuka twakoreshaga isaha n'indi minota ariko bakoresha 15 minutes ariko Sam minota 15 experience yo mu Kivu twigeze tugirana urayibuka tuvuye ku nkombo ari nijoro tuvuye gukina tukajya mu bwato turi nka 90 nijoro tukajya mu bwato turi nka 90 amazi akatwinjirana mu bwato tugatangira kuyoza byabi jerekani by'ibice wa munsi iyo mutekereje ngero niga mu wa mbere ku nkombo amazi iyi nkuru hari abantu twiganye barayizi mu wa mbere bayaga bakunda kuvuga ati wewe wabaye Yona amazi yangeze mu mirundi ndi mu bwato ndavuga nti Mana y'u Rwanda ko ngiye kari amazi yica nabi ngewe naruhamyeho nge nize ku nkombo kuruhama byigeze bikubipa wegeze wumva uko bimera byarabaye ndakubwiza ukuri ko n'igitangaza njye uburyo naruhowe nabivuga ko nari nagiye ngo koga nibesa abandi bana wagiye wenyine ntabizi kuko nabonaga abana bose twigana bajya mu mazi bakayakubita kavuga nti ibi ni ibintu byoroshye noneho wumva imyumvire nje mu rugo tukibaza nyamasheke twagiraga icyuzi ayicyuzi bariyeho ayicyuzi narayariye twagiraga icyuzi abana twiganaga bakundaga kunsereza ngo wanyu sha mufite piscine sha urumva najyaga nidumbaguza ariko waridumbaguzaga mu cyuzi nkumva nzi koga yego noneho ngiye kwiga mu wa mbere segonderi ku nkombo biba ngombwa ko mbona abandi baravuga biriya si byaye ninjya nikora cyuzi cyo mu rugo hari utabizi bakanambwira ngo ngwino twoge bakansereza ngo ntago zikoga nkavuga nuko ntari muri muda ariko ndabizi noneho rimwe ndavuga reka nzabanze nyene nyakubita njyenyine ngaruke mbemeza ubemeze batanakubonye se cyangwa waruzi kuri bubanze ujye mu kacapa ukavamo ukaza kubabwira ngo ni muzi kujya koga bakabona nanjye nyagiyemo noze nkuko nabo boga ubwo urumva kuko bari bamaze iminsi bansereza nkumva karandiye nkavuga nzabanza unanirwa kwemera ubuturage bwawe bwo kutazi koga komeza kugenda njyana n'undi muntu nawe twari duhuje ibibazo kutamenya koga tugera ku mazi buriya hari ukuntu ikiyaga cya Kivu hari ahantu winjira mu mazi gutyo ukinjira ugahita umanuka direct hari naho ushobora hari aho winjira nk'ahari amata ahagarara urabanza ugatera nk'intambwe imwe ebyiri eshatu enye eshanu mu hari mazi n'abantu babona rwose nk'ahari i Rubavu baba bogera ku mabici banza gutembera banza kugenda amazi akagenda kugera hano azamuka ku buryo hari naho baba barateye udutambaro bavuga ati ni muri danger ntiwemere kuharenga abantu cyane cyane abantu biga koga noneho njyewe naragiye mwene aho hantu
utangira ugenda bikunda amazi aba asa nabi yego noneho ahantu uzabona hari amazi y'umukara hari abari muri denje umanuka uhita umanuka kuko ntacyo ubona nyine ni down ni none njye ugukomeza nagiye gushaka ahantu hari utuzi dusa neza nkuramo nsigarana akabogisa yego wa mutipe arambwira ati reba banzamo ko ni wowe wanyu umuntu agira icyuzi ni ukuri tibanzamo ndagusangamo simanukiyemo namanutse namanutse warakomeje urigendera namanutse nkiguye mbaza ngo byagenze ute yego urabona kugira umuntu arohame uramanuka rimwe kugira apfe hubwo yego kugira upfe hari inshuro umanuka rimwe ukazamuka hejuru ukongera ukamanuka ukazamuka ugira utya rega nushaka ukongera ukamanuka iyo uzamutse yumanutse ni inshuro 3 umuntu azamuka iya kane ugaruka warangiye ya kane nta nubwo ugaruka kandi ubwo icyo gihe ubukirwana n'ubuzima ubwo buri kugenda unywa amazi none njye naramanukaga nazamura amaboko ndi guhamagara wa undi nasize hakurya agakoma amashyi akagira ati akavuga ati watinzemo kumbuzi koga uzi kwibira nk'ifi agakoma amashyi we azi ngo nari nagiyemo hasi ngo kwibira ngo ngarutse hejuru kumwiyereka ko nzi koga kumbi njye ndi gutabaza ubu uri kubabwira uti bayi hakurya hejuru iyo turi kogera hari umusaza Imana imuha umugisha cyane namuhaye inka reka mbibe ariho n'inshuti yanjye cyane umusaza yari yigeze kubaho konseye wa kera yego umusaza w'umusirimu cyane yari ari kwahira yari ari gukata sinzi utuntu yari ari gukora munsi y'urugo nk'umuntu umenyereye ku mazi wavukiye ku mazi utuye mu kirwa cyo ku nkombo abona situwasiyo y'umuntu uri koga ukubita amaboko meze nk'utabaza abona bidasanzwe uriya mwana yaruhamye amanuka yiruka n'inkweto n'ibintu byose yari yambaye yijugunya mu mazi yamfashe nzamutse gatatu ryari irya nyuma ngiye kumanuka burundu noneho namaze kunywa wari kugaruka warangiye yahise amfata ejo bundi nibwo nagiye kumureba ejo bundi nagiye kumusura turahoberana noneho wibaze ko tembereye hahandi yaregana abari amateka duhoberanye ararira yabonye ukuntu wabaye umugabo ahita yibuka ukuntu wari ugiye uri mutoya ikintu cyamurijije ngo yababajwe nuko ngo buriya nuko nanze kubikubwira twari tugiye kujyana naragufata gukamanura kuko yagufasha wamaze kuremera wamaze kunywa amazi menshi akoresha tekinike baranzamuye tugera hakurya abana mata n'imigeri kunda amazi yose amvamo icyo gihe namaze igihembwe cyose nakimaze mura numva abakaraza urabazi yego ndabazi ingoma mu matwi ikigo cyabaga hafi ya kiliziya abantu bazi segondere yo yego no njye niciraga muri karase nkavuga se uyu munsi ko ari kuwa mbere abakaraza bavuye wahoranaga abakaraza mu matwi ingoma amatwi yari yarazibye kubera amazi yinjiyemo ubu rero ikintu bita amazi yica nabi mw'abantu mwe iyo numvishe umuntu ngo yagiye kwiyahura wenda kurohama it's okay na accident ariko ubwawe iyo wifashe ukavuga ngo njye kwishugunya mu mazi hari igihe uba utari ariko nkanjye noneho ikindi kintu yari kumbwira ngo ikintu cyambabaje nuko wagiye ntakwigishije koga ibi byose birashoboka ariko nanone isomo wararibonye ry'amazi ubwo twari turi kubikura kurohama kwiyahura mu kivu cyangwa se no mu kindi kiyaga ni ibintu bibi cyane umuntu apfa nabi abantu bose bishwe n'amazi buri amazi ugeze gukora icyo gikorwa kigayitse ko buriya kwiyahura erega saa mureka mbwire in case buri muri bwa buryo bubiri ejo wari uri kunsobanurira iyo umuntu yabyifatiyeho umwanzuro yego ariko abantu bose bajye barika no kujajinga abantu benshi barumva umuntu ngo nguko yarakiri muto kukivukije ubuzima jya ureba dorotere kote ese ntiyaba yarozwe mujye mureba impande zose ese ntibaba bamwahuye kwa kundi wavuga ibintu byose abantu bajye babitekereza abantu bajye babitekereza kiriya ni igikorwa kigayitse utanishimira cyangwa se utashimira inshuti yawe yagikora kuko muba muri inshuti gute ibyo byo biba ariko bimeze kuba ariko kuri
ariko icyo nari nshatse kuvuga Samu ntureba we nka Samu Gakire ushobora kubona uriho gutyo ariko bura ntabwo uriho ku bwawe yego ntabwo uriho ku bwawe ku buryo ubuzima bwawe butangirira kuri wowe bukarangirira kuri wowe buri uzi abantu bashobora kuba babayeho kubera uriho ni benshi cyane yego abo bantu bose rero burya iyo wifashe ukajya muri ubwo buryo bwo kwiyambura ubuzima we ubu utekereza ko ushobora kuba ugiye kwiyambura ubuzima nkawe ubwawe ariko burya iyo upfuye ntuba wipfiriye hari n'abandi baba bapfuye hari n'abandi baba bagiye kugira ibibazo hari n'abagiye gusigarana ibibazo wowe rega urugendo burusoje ariko noneho abasigaye bagiye muri danger icyo kintu kibi kandi unagisize mu muryango uri nayo mpamvu kera umurambo w'umuntu yawe bawukubitaga ko ari kugira ngo utazasigara usema abasigaye urabyumva ubwo rero kiriya ni ikintu kibi gusa ushobora gukora mu buryo bubiri ushobora kubikora wabyihitiyemo ariko ushobora no kubikora wabitewe n'abandi ibyo bintu byose rero birashoboka si igihe cyo kujajinga abantu baca imanza bagire bate uwapfuye Imana ikomeze imworohereze gusa icyiza kirimo umubiri we wabonetse bawutwaye Kacyiru kuri RFI Rwanda Forensic Institute yego niho bagiye kusuzumira ko buriya bariya bagabo rero ahantu nabatinyiye bahariya Kacyiru buriya niyo umuntu yaba akurashe bahagaze ntabwo babyemera ko ari isasu bagombe babanze bapime bitewe n'urupfu wapfuye ariko si buri murambo wose bajyana hariya nose abapfuye bose se babajyana hariya kubizi biterwa n'urupfu wapfuye ntabwo ari buri muntu wese wapfuye urupfu rwose rushobora guteza urujijo umurambo bajya kuwupima tubigendere gutyo ubwo nari mvuze ngo ko ari igihe umuntu akora impanuka babibonye ko ari impanuka kuki umurambo bawutwara cyo wigitindaho ipfa kuba ari impanuka gusa urabanza ukagera kwa muganga hari operasiyo zindi zikorerwa kuri uwo mubiri iki cyo banza cyumve gutyo noneho rero hari impanuka gutyo ariko noneho hari n'abantu bapfuye urupfu ruteye urujijo yego abo bose bajya hehe gupimwa urupfu abantu bose bajijinganyaho cyangwa se bakwibazaho ivi na ivi genda hariya yego ibyo ubwo nuko bimeze cyane izindi gahunda turajya tugenda tuzimenya n'igihe azashyingurwa tuzahita tubigezaho abantu ubu turi kuvugana rero ikesi y'umuhanzi bita Yampano abantu barabizi amashusho ye rwose y'urukozasoni yasize hanze avuga ko atabigizemo uruhari ni amashusho yasabwe ko ibaruwa yasize hanze asaba abanyarwanda abafana be n'umuryango nyarwanda imbabazi we asaba ko umuntu wese uyafite abari kuyahererekanya babihagarika yego Yampano umunsi w'ejo nibwo yagiye yavuga nyuma y'uko ari amashusho yarasaka yageze hanze Yampano yasabye imbabazi abanyarwanda n'abafana be kubera amashusho yagiye hanze yego ni mu gihe nyuma y'igihe ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira amashusho y'urukozasoni bivuga ko ari y'umuhanzi Yampano ariko nta kintu yari yabivuzeho ngo abyemeze cyangwa bihakane kera kabaye rero yageze icyo avuga mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze Yampano yasabye imbabazi abafana be n'abanyarwanda muri rusange ko yababajwe n'aya mashusho ye ari gutera akabariro n'umukunzi we yahamije ko iki kibazo kiri gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo uwabikoze abihanirwe kandi Yampano abone ubutabera yakomeje kandi asaba ko buri wese uri gusakaza aya mashusho ko yabahagarika vuba kuko ibikorwa bitemewe n'amategeko kandi bikaba biri kwangiza ubuzima bwe bwite n'isura ye nk'umuhanzi ibyo ni Yampano wabivuze ese Samu mu myumvire yawe mu bwenge bwawe mu mitekerereze yawe urabona Yampano adakeneye ubutabera arabukeneye cyangwa ntabwo akeneye reka tubanze turebe mbere y'uko dutekereza ku butabera turebe kiriya gikorwa yakoze niba kugira ngo ari amashusho ajye hanze simbizi neza nimba ariko biremewe da kuba umuntu yaba ari gutera akabariro akikamera
uretse gato rero nkubwire ubwo nanjye nari ntegereje ikintu uri buze kumbwira ngo kuri kiriya kintu yakoze igiki. Umuntu ari mu cyumba cye iwe n'umugore we barabyaranye, bagiye gukora imibonano mpuzabitsina. Umuntu uri ku isi udakora imibonano mpuzabitsina natora iwe yabanza ritere nde ya mpano. That's one. Two, abantu barahita bajya aho ngaho ngo aya mashusho ngo kuki yayafashe. Please, yayafatiye mu cyumba cye. Zana itegeko ribihana. Buretse gato, tujyane neza. Yari ari mu cyumba cye n'umugore we bari gukora imibonano mpuzabitsina, bifata amashusho. Zana itegeko rivuga ko icyo kintu ari icyaha rigihana. Urarizi ntaryuze? Buretse ibyo ugiye mu bindi, hari itegeko zirihana ibyo bintu. Mu magambo make ntaryo. Icyo bisobanuye rero burya, kandi n'amategeko y'u Rwanda aratomoye abivuga neza. Kuba we n'umuntu bari kumwe bari mu cyumba bagafata ayo mashusho y'urukozasoni si ikibazo namba. Kiba ikibazo iyo ayo mashusho asakaye muri rubanda, gihita kiba kikaba n'icyaha ndetse mu mategeko y'u Rwanda. Gusa igitangaje bihanirwa, ubihanirwa n'uwayasakaje. Bari gukoresha abantu icyaha. Utagira ngo bari gukora icyaha, bari gukoresha bari kuyabaha icyaha. Kuko igitangaje bakurikiranye abo bantu, uwo wayahaye ntibamukurikirana, wowe wayamuhaye baragufata. Ahubwo nawe yakora icyaha ayahaye undi. Ibyo byose rero, ibyo byose ukuri guhari, ibyo byose bihimwa birangizwa no gushaka gitera. Ninde wayasakaje hanze bwa mbere? Umva rero icyo nshaka kuvugaho. Ndashaka kuvuga ku bantu amashusho naya yampano. Yampano niwe nyiramashusho. Ariko kuva yampano ari we nyiramashusho y'urukozasoni yagiye hanze, yampano we ntabwo ari we wayashyize hanze. Sibyo? Si we wayashyize hanze. Yego. Nanjye natangiye nkubaza ikibazo, ndakubaza nti ese urabyumva Sam? Niyo mpamvu natangiye nkubaza nti ese uko ubyumva, uko ubibona mu bwenge bwawe n'imitekerereze yawe, urabona ya mpano akeneye ubutabera cyangwa ntabwo akeneye? Arabukeneye cyane. Aha rero hari icyo nshaka kugaruka. Abanyarwanda sinzi uko duteye, sinzi n'imyumvire tugira iyo ikibazo kibaye ku muntu. Nabonye hari n'abari kuri izi mbuga nkoranyambaga batangiye ngo bamujyane muri Rwanda Forensic Institute, babanze bamupime ibiyobyabwenge, ngo banze bamujyane bamujyane muri rehab. Ngo abandi bashaka Abanyarwanda mwabaye mute? Abanyarwanda twabaye dute kabisa? Reka nanjye nishyire mu twabaye dute. Umuntu agize ikibazo, amashusho ye y'urukozasoni, uretse kandi tw'urukozasoni biriya bintu biri gukorwa n'abantu babiri babyemeranya babyumvikanyeho, ni urukozasoni se gute? Biba urukozasoni nyine iyo bimaze kujya hanze. Abantu bose bajya bafata ibintu babishyire babyita ibyo biri byo mu mazina yabyo. Iyo abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina rwose ntabwo biba ari ibintu by'urukozasoni. Please, byitwa ibintu by'urukozasoni. Ese undi byitwa urukozasoni ryari? Byitwa urukozasoni iyo bigiye hanze nyine abari kubikora burya nibo baba bakozwe n'isoni. Ariko abari kubireba nabo ntibibubaka, cyane cyane nk'abari munsi y'imyaka y'ubukure. Kiba ari ikibazo, kandi nta bariya ibiriho ngo ntibiri bubagereho. Icyo ni ikibazo. Rero Abanyarwanda tujye tureka guhubuka twivugira icyo dushaka, ibyo twitekerereje n'ibiki ngo ajye muri umuntu yahemukiwe, yandagajwe, amashusho yiwe ari gukora imibonano mpuzabitsina yashyizwe hanze, nk'abantu bakamutabaye ngo bamujye hafi bamuhumurize bitaza no kumutera gutekereza nabi, ahubwo barimo kuvuga ngo bamujyane muri Rwanda Forensic Institute, ngo bamupime ibiyobyabwenge, ngo abandi ngo bamujyane muri rehab. Umva iyo mitekerereze ku muntu uri mu kaga nka kariya gashobora no kumutera ihungabana. Noneho rero nyuma y'uko ya mpano yari yatanze ikirego, kandi ikindi tuburetse gatoya ntibagire ngo ni ibyejo babibona.
ni ibintu bimaze iminsi na ya mpano yagiye atambuka no mu bitangazamakuru byinshi ari kugenda bivuga. Yego ibi bintu rero uyu musore bita Pazo yamaze gutabwa muri yombi. Ribu iramufite. Yego Ribu iramufite. Uyu Pazo yabanyeho na ya mpano babana mu nzima. Yego banakoresha telefone imwe. Bivuga ko ari nawe muntu wakoreshaga imbuga nkoranyambaga za ya mpano. Yego n'ama email ya ya mpano niwe wari ariko uyu mupazo niyigeze n'ubundi kujya mu rubanza yatwaye cano ya Yago na Yago niwe wagiranye ibibazo na Yago n'ubundi 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 wari watwaye igihe Yago yaburaga cano. Yego urumva ko ni umuntu ufite ahahuriye n'ikoranabuhanga ariko wamukumvisha ari kuvuga abakumvisha uburyo ari umwana mwiza ngo ufite amafaranga yiwe yo kurya i Kigali ngo wafashije ya mpano ngamukura kuri scratch agenda ngaramu noneho rero nuvuga ngo uyu mupazo nyuma yuko babana mu nzu na ya mpano. Yego ya mpano baje kubana ubwo ari batatu n'umugore we wa ya mpano babanaga ari Pazo na ya mpano. Umugore wa igihe kiragera ya mpano abona ubustari uwo bustari ntabwo zibyabaye wowe ubustari abana baje kuba benshi. Uri kubyumva abana baje kuba benshi. uyu mutipe uyu mupazo nyuma yuko turi kuvuga uburyo ya mpano nyine ubustari bwarazamutse abakobwa baba benshi. Yego buriya hari ikintu abantu batajya batekereza akabona kenshi abasitari yari kudetinga umukobwa cyangwa ari gutereta inshuro nyinshi hari igihe ubona baba bari kumwe. Buriya biramurinda ni nabyo ya mpano yahuye nabyo biramuproteje. Yagiye kubona abana buri munota ari guhamagara umwana mu wundi munota umwana akananirwa guhakana bakaba baraje akabarakiriye ntibaye kabiri gatatu abona n'ibindi n'imyotsi n'ibiki byose bigiye kwizamukanamo biraje aravuga atoya Pazo ibi bintu byazankoma ihanga ahubwo ndemera baby nawaze tuyibanemo wa batatu inzu. Pazo ya mpano bwo bari bamaze kwimuka bavuye iyo babaga Nyamirambo bagiye mu Busanza bafata inzu nini bayibamo ari ya mpano n'umugore na Pazo ariko kabiri gatatu k'iminsi 10 kandi nawe urabyumva amaji abiri mu nzu imwe no mu baby ya mpano aravuga ati no umugore we niwe wasabye ya mpano ko nta kibazo reka tuvuge ko na ya mpano yavuze atari kabagabo babiri mu rugo rumwe n'ubwo inzu ari nini gute nibwo kubwira Pazo ati rero aho iminsi igeze nuko ibintu bimeze ibintu birashoboka ko twareba ukuntu nge na baby twakwisanzura umuntu akajya nisagagura ameze neza ariko nawe ndagukubita 500 bidafite ingaro maganaya bidafite ingaro nawe ugende ushakishemo ghetto ubayeho neza asigaye dukomeze dukorane ariko burese aruke twese tuyareza. Ariko ya mpano aramubwira ati muri aka kanya rero mfite 300 ndaba ngukubise 300 muri iki kiraka dufite mu cyumweru gitahane kirangira ndagukubita magana ngahe 200 ikiri Pazo atoya nge ndava hano ari ukuyampaye yose. Ya mpano ati ko mbona subigize intambara akamafaranga nsigaranye nanjye arayo kwishyura inzu wowe ubijemo gute wambabariye igihe gito yabugiye ushaka akagato gijo bundi mu cyumweru gitandatu ngwereza desa zisigaye. Pazo aranga Pazo yanze ndetse ibintu birebire ya mpano abonye bibaye birebire afajya mu nzu afata telefone amwoherereza na desa zisigaye abangahe 500 ariko bwari bumaze kugoroba Pazo aravuga ati ngewe nanjye singitashye ndarara ndagendeje ariko bwari buke ariko wa gatandatu hari b'umuganda uri kubyumva buri buke ariko wa gatandatu hari b'umuganda urumva habayeho kuryama ariko igihe ya mpano yaje kubyukira agiye kureba niba Pazo yatashye yasanze Pazo agihari arabyihora arapfusha nko ku munsi w'umuganda agira gute none agiye kubona ngo nimugoroba hageze Pazo ahamagara umushoferi wajyaga batwara araza parika imodoka Pazo ashyiramo varize n'ibindi agenda adasize ya mpano n'umugore byose arigendera nyine nkuko akuno umuntu agenda nk'uwivumbuye cyangwa utishimiye kavuye ahantu. Ibyo rero nuko byagenze papa nyuma y'iminsi 2-3 batandukanye ya mpano yatangiye kubona ambwira ati do yatangiye guterwa ubwoba nyine na Pazo amafaranga ari yamuhaye we yari ideni ntayo wampaye yari ni deni
ntabwo yari ideni kwari ukumufasha kugira ngo ntiryari umuntu nawe wamufashije ndikwari no kumuguza baravuze ati ndagufasha kugira utangire ubuzima bwo muri ghetto ibindi twakoreragaho na pourcentage y'uko byinjiraga ndemeranye kube kabiri hari ukuntu bari barumvikanye akamukorera ibishoboka byose akamukora service akamuha na cash za 10% kuyinjiye ariko yamugaburiye yamuryamishije byose arambwira ati kuba dutandukanye wowe urajya unafata 20% noneho kubyinjiye kubera ko nawe hari dépense unkuyeho kuva hari dépense unkuyeho nanjye nkaba naguhaga 10% urajya ufata 20%. Pazo ati sawa ariko bya 500 singuzanyo byumvikana ya 500 singuzanyo kwari kugira ngo uwo Pazo agenda atangira ubuzima. Pazo rero nibwo ageze muri ghetto yiwe amaze gutandukana na ya mpano yatangiye gutera ubwoba ya mpano. Mu gutera ubwoba ya mpano rero ebana mu minsi 3 amafoto amashusho yisanze hehe noneho ibyo bitari byaba habayeho uburyo uriya ariko rya Pazo nawe rero sinzi nimba ari ubwana n'ubwiyemezi sinzi nimba hoye n'umwiyemezi mubi n'uburi umuntu turi mu gihugu kigendera ku mategeko first of all kubwira umuntu nutamaye amafaranga ndakora ibi n'ubuginga n'ubuswa ibyo bigize icyaha n'ubuswa no kubudasobanutse kubitekereza hano hari abatipe hari umutipe ejo wari uri kubivuga bita Shema 3 urutera amatatuwaje niwe wari kuvuga ukuntu mbere yuko Pazana nabikora yabanje we gushaka no kubunga kuko urumva abantu bana bizi ya mpano bure yabaye nk'umuntu utanga umugabo avuga ko hari umuntu uri kumwaka amafaranga yari yarabivuze ni nayo mpamvu ya mpano abantu bihaye byo kumwanjama bamwe batumva ari ibiki batabona ko yagabweho igitero cyo kumusebya no kumuharabika abandi bari kuvanga abana ngo bamujyane muri Rwanda Forensic Institute ngo twabivuze ngo bamujyane muri rehab ngo bajye kumupima ibiyobyabwenge n'ibiki kandi umwana yagabweho igitero cyo kumusebya Banyarwanda bayagabweho igitero cyo kumusebya niyo mpamvu nawe kubera ko yari abizi neza ko uburyo ari amashusho yari abizi ko yafite ariko ngo yari amaze n'amezi agera muri 3 arenga yarabisibye mu matelefone ariko kumbi Pazo we yari yarabyiyoherereje kera uri kubyumva ni na mpamvu rero ya mpano bitigeze bimugora kumenya ko nta wundi muntu wakora ibi bintu utari Pazo ni nayo mpamvu yise ko ageze ikirego ku bugenzacyaha ni nayo mpamvu Pazo yise katabwa muri yombi n'abandi bari gukora amatayito kuri ibi bitangazamakuru byabo ngo ya mpano yatawe muri yombi abandi ngo bajye kumupima umuntu yakorewe yicara ubuzo rimeze kuriya nka mwaka mubaye hafi ngo mumuguyaguye murebe ko bitari buze no kumuhungabanya mu bwonko kandi sempa tuvugishije kuri ya mpano ibi bintu biramuhungabanyije apare yuko tuvuga ngo public kubafana bi hanze uko biri kugenda mu kazi ke ka buri munsi reka turebe we mu mutima we wubwe utagiye hirya ku wundi muntu ntabwo ameze neza yambera gusa keretse atameze nkanjye nk'umuntu keretse niba watari umuntu nkanjye hari ukuntu bavuga ngo umuntu bari kumwica ahagaze noneho yabonye nk'aba bantu rero barahunga bataba basobanutse bari kuvuga ngo bamujyane kwa muganga ngo bamujyane muri rehab yakwibuka igitero yagabweho ahita avuga ati subu nk'aba ngaba koko bari mu biki noneho rero ibi bintu bimwangirije n'akazi bimwangirije isura ibi ngibi turi mu Rwanda ya mpano afite impano icyambere gishoboka byo byarabaye amashusho yagiye hanze akeneye ubutabera ikintu cyambere nge nakubwira akeneye ubutabera kandi namara kubona ubutabera bizarangira ko hari ikiraka yari afite hanze nimba ari mu Burayi papa kandi urambwira ukuntu icyo kiraka ntikimuruta umufana umva we mbanze nkubwire sana azajya umva nkubwire sana kandi kiremereye icyo kiraka amamiliyoni menshi reka da wibuke ko ayo mamiliyoni yari gukorerwa na ya mpano si ya mpano ari kuyakorera bubyihoreye ayo mamiliyoni yihoreye nta kintu kirimo ikibazo kiri kuri ya mpano ntabwo ikibazo kiri kubiraka yari afite ku kazi yari kuzabona ku mamiliyoni yaragiye ikibazo gifite uriya mwana ariko biriya bintu bimwangirisha n'akazi nibyo ndi kukubwira nyine nibyo ndi kukubwira wibuke ko ibyo byose yari kuzakora n'ibyo yari kuzabona niwe wari kuzabikorera none niwe bakahemukiye kuriya niwe bashyizeho iki kintu basebeje gutya ikibazo cya mbere ntigifite ibyo biraka gifite we hari amakampani zibura abakomeye iyo yabonye ari amashusho avuga ati oya
ntabwo turi bukorane n'uyu muntu niwe wagize ikibazo ubwambure bwe buri hanze niwe wagize ikibazo niwe wagize ikibazo ntabwo wagize ikibazo ari ibitaramo yari afite ziriya ni risque du métier biriya bisanzwe bibaho nyine mu kazi habamo ibibazo ariko noneho nkawe ubwe niwe ugize ikibazo ariko kubera ukuntu abanyarwanda atari beza ku muntu wari uri gutera imbere abanyarwanda si beza ku muntu wari uri gutera imbere mbisubiremo ishyari si beza ku muntu wari uri gutera imbere si beza ku muntu wari uri gutera imbere uzacunge urebe ukuntu bajya basubizanya inyuma urebe ukuntu bajya baporomora umuntu utabwo batisha bamugira ikimuga turi kuvuga nyakwigendera bamwe yari abari bari kuvuga ati ni amashyari abantu bamugiriye reka nkubwire kubera ukuntu yari amaze kwigarurira ikibuga cy'ibyo akora reka nkubwire by'umwihariko kuri uyu Pazo uribuka ko nayaga ikibazo cyari yakigejeje kuri RIB ntubyibuka ubu rero uyu Pazo ahise agaragara nk'ikibazo mu bantu ahise agaragara nk'umunyeshyari ahise agaragara nk'umugome urabyumva nuko nyine none se ibuka ibintu yakoreye yago kugeza ubwo ajyanye n'ikirego mu nzego reba ibintu akoreye yampana ni ukuvuga ngo njye inakituma uzi mu mvugo y'ukuntu aba yiyemera ngo ngende umuntu ubayeho neza hano muri Kigali ndi umuntu ufite amafaranga yanjye yo kurya ngo n'amafaranga y'ampano yagiye akoresha indirimbo ngo mubaze ko ngo hari n'amafaranga nagiye kuzana muri Kenya ngo kugira ngo y'ampano abashe gukora indirimbo ngo ninjye wamujyanye ku Gisenyi sinzi ibyo twari tugiyemo ngo bakorere ya ndirimbo ngo ku mafaranga yanjye donc we nta kindi kintu afite muri we ni ukwiyemera anumvikanisha kare wari utunze y'ampano kare wagejeje y'ampano aho reka da nshuti yanjye burya hari ikintu kimwe kibaho ushobora gufasha umuntu mu byo ashoboye ariko ntuzatekereze ko ari we wagize umuntu icyo ari cyo kuko nturi imana ye nturi nawe ubwe we nturi imana y'umuntu nturi nawe ubwe ariko ukaza wigira ugenda ubeshya abantu ngo ni wowe wagize umuntu icyo ari cyo oya ahubwo ushobora kugira uruhare mu gufasha umuntu kuba uwo ari we cyangwa se kugera ku cyo yashakaga cyangwa se mu kuba icyo yabaye cyo ushobora kubigiramo uruhare ariko si wowe wamugira cyo si nawe wamugira we uko niko kuri ikintu kigize ya mpano ni impano ye n'ikimenyimenyi wowe Samuel turi kumwe wamenye ya mpano unamukoresha ibiganiro kubera impano ye mbere ya Pazo nibyo cyangwa si byo cyane rwose none se ubwo koko ubu Pazo ashobora kuza kuri kamera ya mpano namwakiriye ndakeka ko ari wamuhaye ikiganiro cya mbere umukuye ni wabo jya ubivuga umukuye inyamasheke urakoze cyane none se ubwo nk'umuntu ushobora kuza akaza akabeshya iyi audience public y'abanyarwanda ngo niwe wagize ya mpano uwo ari we urumva ari byo ni ukubeshya ya mpano yagize abantu benshi bagiye nk'uko n'undi muhanzi agira etape agenda azamuka nyuma y'uko mukoresha ikiganiro Irene yaramukoresheje hari umuntu nk'umudiyasipora wamufashe buriya hari rebo yabagamo y'umugabo namuyoboke yageze amugira amubera abanamo n'uwo bita Arto hari rebo babagamo nyuma yaho rero yagiye agira n'abandi bantu ariko nanone si impuhwe ni namuyoboke wamwise ya mpano ntabwo abo bantu bose bamufashaga bose baheraga ku cyo afite sibyo baheraga ku mpano kandi babona ko iyo mpano nabi ishobora kuzagira ikibazanira uko niko kuri ibi bindi rero byose ubona abantu barimo bagenda bavuga ni ishyari ryo kubona umuntu cyangwa se ukabona mu by'ukuri hari itafari washyize kuri kariyeri y'umuntu wamara kubona hari ahageze ugatangira ukavuga uti ibi byose ni njyewe wowe se please none se Samu erega tujye dufata ingero zifatika ntabwo wibuka bariya bana n'ubundi b'abakobwa Dorcas na Vestine ntabwo twagiye kubakura mu ishuri none se aho bageze wari wajya kurekarama ngo aba bana ahubwo nimba ari n'ikintu kinshimisha ninjye wabagejeje i Kigali ni ukubona umuntu wicaye kuri kamera yawe cyangwa se wahaye ikiganiro afite ahantu hashimishije yageze tujye twishimira twishimira ko hari umuntu wari uri kumbwira ngo burangiye ngo nishimira ko inshuti zanjye zose umugani wawe ni ngo let's win together nimba duteye imbere kuko nutera imbere wenyine uzagira challenge yo kujya usubira inyuma kuzamura babane cyangwa se kujya bagusaba no burya iyo nifitemo ibyo uvuze nibyo ariko iyo nifitemo gahunda yo kumva ko watera imbere wenyine burya muri wowe ugira n'akantu kitwa ubugambanyi kuko uhora ugamije gupyinagaza bari gushaka kuzamuka uhora wumva wabasubiza hasi kugira ngo ugume hejuru ariko se burya ugira ngo ko kugumayo nta kibazo ushobora kuhatinda ariko iyo uhanandukira rimwe rero igihe kirageze ngo ibintu byose abantu bavuga n'ibyo bakora bajye bashyira mu nyurabwenge
abantu bavuga ibintu bizima. Nubona umuntu yagize ikibazo gerageza wiprofite icyo kibazo umuntu agize ngo abe ari cyo uheraho ushaka kumuharabika kuko wari warabuze aho uhera, ahubwo jya uhera aho ngaho wibaza uti ese nibyo. ngayo nguko reka dutegereze rero ubwo ya mpano azabona ubutabera. Akeneye ubutabera nta n'ikindi. Yego. Kandi nabikubwiye umunsi yabonye ubutabera bikarangira ubutabera bugaragaje ko ya mpano yahohotewe, yaharabitswe, yasebejwe, bizaza. Mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwadutije. Asante sana turabakunda cyane.